Muri iyi minsi turimo turavuga ku bizana gukura. Twavuze icya mbere inyigisho nzima, hanyuma tuvuga n'abigisha bazima. Uyu munsi reka tuvuge abigishwa bazima. Iki ni ingenzi cyane mu gukura mu mwuka. Ibiryo bishobora kuba bihari, ababitegura banabiteguye neza, ariko uwo bigenewe aramutse adashaka kubirya, ntabwo umumaro byagenewe kumugirira byawumugirira. Imiterere y'umutima twakirana ijambo ry'Imana, ari byo byo kurya by'umwuka, ni ingenzi cyane mu gukura kwacu. Yesu yaciye umugani w'umubibyi nk'uko tuwusoma mu bitabo by'ubutumwa bwiza. Muri Luka 8:11 aravuga ngo imbuto ni ijambo ry'Imana. Muri Mariko igice cya 4:14 ho aravuga ngo umubibyi nubiba ijambo ry'Imana. Hanyuma akomeza agereranya abumva ijambo ry'Imana n'ubutaka bubibwamo, ubutaka bw'uburyo butandukanye. Akerekana ko abagereranywa n'ubutaka bwiza ari abaryumva bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto nyinshi. Mu nyigisho zo ku musozi Yesu yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Ufite inzara agaragaza ubushake bwo kurya. Umukristo ugomba gukura agomba kugaragaza ubushake bwo gushaka ijambo ry'Imana, bwo gushaka ibyo kurya. Muri Yesaya 55 aho Imana ihamagarira abafite inzara n'inyota kuza bakanywa bakanarya ku buntu, Imana yerekana ko isoko tunyweraho ari ijambo ryayo igira iti, mutege amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Petero we yaravuze ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze. Hagomba kubaho uku kubyifuza, kubishaka. Yesu yakomeje agira ati hahirwa imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Umutima uboneye bivuga iki? Ikintu kiboneye bita pire cyangwa piwa mu ndimi z'amahanga bivuga ko kitarimo imvange. Umutima uboneye ni umutima utarimo imvange, udashaka ikindi kintu cyose uretse Imana yonyine. Uyu mutima Imana yasezeranye kuzawiyereka, kuko yavuze muri Yeremiya 29:13 ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Akenshi rero usanga umutima ufite imvange. Gushaka Imana bikavangwa n'amaganya n'ibihendo by'isi, bimwe Yesu yagereranyije n'amahwa aniga imbuto ntizikure. Abitwa ko bashaka Imana aho kuba mu by'ukuri bashaka Imana ubwayo, bakaba ahubwo bashaka ibyayo. Gushaka ibituruka ku isoko bikaba iby'agaciro kuruta gushaka isoko ubwayo. Ibi tubibona mu buzima bw'abakurikiraga Yesu. Bamushakagaho ibitangaza kuruta uko bamushaka ubwe. Ni nk'aho bamwe bageraga bati utwihere imitsima turye, utwikirize indwara, nushaka wigendere wowe ntitugukeneye. N'intumwa ze ubwazo zahoraga zicunze ko azima ingoma akaziha imyanya. Uzabibona mu mpaka zerekeye umukuru muri bo zababonekagamo, igihe bari kumwe nawe mu butayu abasaba kugaburira abantu 1000 bari kumwe, bavuze ko ntaho babona imitsima muri ubwo butayu ihaza abo bantu. Ntibigeze basobanukirwa ko Yesu uri kumwe nabo aruta sitoke zose z'amafu ari mu bigega byo mu isi. Kugeza no ku munsi abasezeraho mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1:6, bo basaga naho bishimye ko ubwo noneho yazutse agiye kujya yashinga ubwami akabaha imyanya. Bituma bamubaza niba ari cyo gihe yenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli. Uko niko abenshi usanga aho kuba bafite inzara n'inyota by'Imana ubwayo, ahubwo bafite inzara n'inyota by'ibituruka ku Mana. Mu Bakolosayi 3 hadusaba guhoza umutima ku biri hejuru aho Kristo ari, atari ku biri mu isi. Kristo niwe soko ya byose. Bibiliya itwereka ko nta cyamubanjirije kubaho, ahubwo byose byaremwe nawe. Dukeneye Kristo we soko y'amafaranga kuruta uko dukeneye amafaranga. Dukeneye Kristo soko y'ubumenyi kuruta uko dukeneye amashuri. Dukeneye Kristo we soko y'amazu kuruta uko dukeneye amazu.
dukeneye Kristo soko y'ibiryo kuruta uko dukeneye ibiryo kimwe n'ibindi byose. Ubwo abafarisayo bamugishaga impaka bamusaba gukora ikimenyetso ngo bamwizere, baramubwiye ngo Mose we yakoze ikimenyetso aha ba sekuruza manu mu butayu. Maze Yesu arababwira ati ntabwo ari Mose wahaye ba sogokuruza manu, ahubwo ni Data wabahaye umutsima uvuye mu ijuru. Kandi arababwira ngo uwo mutsima ni njye mutsima wamanutse uvuye mu ijuru ngo habe ari mu isi ubugingo. Umutima ufite inyota yo gushaka Imana ni urufunguzo rukomeye rwo gukura mu mwuka, ndetse gukura vuba byihuse. Nicyo cy'ibanze. Twavuze ku nyigisho nzima, tuvuga n'abigisha bazima. Inyigisho zo zirahari, ku ijambo ry'Imana rirahari, nta kibazo rifite, ubwo ibyo kurya birahari. Imana rero ibonye umutima ufite inyota yo kuyishaka, izakora icya kabiri. Byanze bikunze izahuza uyu mutima n'abigisha bazima, abatetsi cyangwa abagabura bazima. Izi aho izabakura. Yahuje Filipo n'inkone, yemeje Petero kujya kwa Koruneliyo, ubwo Koruneliyo w'umunyamahanga yari agize inyota yo gushaka Imana. Petero Imana yari izi ko atari bujyeyo kuko yavugaga ko ari mu banyamahanga, iramwiyereka, iramubwira ngo iby'Imana yahumanuye ntubyite ibihumanya. Nabahaye ubuhamya bwanjye bw'ukuntu mu ntangiriro zanjye zo gukizwa, aho kubona abanyigisha, abandera, abangaburira beza, ahubwo nabonye abankubita, abanyirukana mu itorero. Ariko Imana irebye umutima nari mfite wo gushaka Imana ubwayo, yakoze uburyo bwose bushoboka ku buryo impuza n'inyigisho zituma nshobora gukura. Abakristo nibagira uyu mutima wo gushaka Imana, Kristo nibagira umutima ufite inzara n'inyota, bazagira gukura gukomeye mu buzima bwabo. Bityo itorero muri rusange naryo rikure, maze Kristo aze kurijyana. Buriya igituma ataza none ni uko itorero ridakuze. Iyo Bibiliya ivuze umugeni ikavuga ubukwe, ibivuzemo gukura mu buryo buziguye. Ntawe ushyingirwa n'umwana, ashyingirwa n'ukuze. Umwigishwa muzima rero nayo n'indi mpamvu ikomeye, ni ikindi gikomeye kizana gukura. Ndifuriza buri wese kuba umwigishwa muzima kugira ngo akure, yere imbuto zubahisha Data. Imana ibagirire neza. Amen.